Nongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe bene data. Imana ibahe umugisha kandi bishimire cyane kuri mwese mwakoze subscribe. God bless you. Kandi namwe mutarayikora ndagira ngo mbashishikarize kuba mwayikora kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu bwa Yesu Kristo ntibukabacike. Inkuru nziza mwakuramo inyigisho za buri munsi zabafasha kandi zabahindura ubuzima ntizikabacike. Murakoze rero, ni Eric Worshipper nk'ibisanzwe nongeye kubaha ikaze ujya mu mubane nanjye muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe ntangira mbaha icyanditswe kugira ngo Imana irusheho kutwishimira tugendere mu ijambo ryayo. Reka n'ubundi dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Rero hano ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, hano harimo icyigisho nshaka kuza kubaho uyu munsi. Ni inyungu ziva mu gusenga. Turaza kurebera hamwe inyungu ziva mu gusenga. Inyungu zo ni nyinshi, ntiwazivuga ngo zirondore cyangwa se zirangize. No kuba uriho wenda ni amasengesho n'ubuntu bw'Imana, ariko hari izindi nyungu ziva mu gusenga. Kandi umwuka wera ubundi ntago apfa kumanuka gutyo, kuko Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera natumanukira. Umwuka wera ntago amanukira bamwe bari mu busambanyi. Umwuka wera ari abagendera, kuko ni umwuka wera nyine. Hari aho uba ugomba kuba mu mutima uzira icyaha, uzinutswe icyaha. Ntabwo ndi bubitindeho cyane. Icyo nshaka kubabwira ni inyungu ziva mu gusenga. Ubundi gusenga barabikora, ntabwo gusenga babivuga. Kandi buriya gusenga birimo ikintu gikomeye cyane. Akenshi uzasanga abantu basenga bageragezwa, kuko gusenga bikingura ijuru. Gusenga Satani arabirwanya cyane, kuko ikintu cya mbere Satani atinya ni amasengesho y'abera. Ntabwo Satani burya atinya ngo wagiye guterana, ngo uzi kuririmba wagiye kuririmba. N'ubundi ntiwaririmba ngo umurushe, ko tuzi neza amajwi yaririmbaga 12 icyarimwe mu ijuru akunzwe cyane. Icyo cyigisho nacyo nzakibazanira. Ariko burya Satani atinya amasengesho cyane, atinya amasengesho y'abera, by'umwihariko umuntu wabatijwe cyangwa se wabyawe bwa kabiri n'amazi. Uwiteka akamuha izindi mbaraga, akaba umwana we, akajya mu muryango w'abana b'Imana. Buriya twese twaremwe n'Imana, ariko hari abari mu muryango w'abana b'Imana aribo babatijwe. Rero amasengesho y'abera Satani arayatinya cyane. Ndaza kukubwira ibintu nabura bigeze nko kuri 5, n'ubutaha nzababwira ibindi by'inyungu ziva mu gusenga. Ubundi buriya icya mbere gusenga bisa no guhumeka. Murabizi mwese ko udahumeka utabaho, nta mwuka ntiwabaho. No gusenga rero nicyo bishatse kuvuga. Ubundi iyo usenga burya ushima Imana, ukiyeza, ukihana, hanyuma ukayisaba, ugasabana nayo. Uko usenga, uko urushaho gusenga, niko usohora wa mwuka utari mwiza, bya bindi bikuyoboje igitugu, bya byaha ugenda ubishyira ku ruhande, ahubwo uri kwinjiza umwuka, noneho uri gukurura ubwiza bw'Imana uva ku Mana. Gusenga bikingura ijuru, ubwiza bw'Imana bukururuka, ugakurura ubusabane bwiza n'Imana. Mwese murabizi hari abantu babaye inshuti n'Imana cyane, nabo nzababwira. Ba Aburahamu, ba Mose, ba Daniyeli, kubera gusenga. Yobu yabaye inshuti y'Imana cyane. Ikindi buriya gusenga ni nka therapy cyangwa se
gusenga bivura terapi cyangwa se agahinda gakabije. Hari igihe usanga umuntu afite agahinda wenda yarakomerekejwe n'ibyamubayeho kera, ariko iyo asenze Mwuka Wera agenda amukoraho gahoro gahoro, ugasanga ari gukira bya bikomere, ugasanga yongeye yigirira icyizere, yongeye yakira indi shusho y'ubuzima, kuko Umwuka Wera yamumanukiye, ubwiza bw'Imana bukamumurikira. Gusenga, ubundi gusenga bikwiye kuba ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Uko uza urya cyangwa se nk'uko buriya, ntange nk'urugero nk'amafi cyangwa ibindi bisimba biba mu nyanja cyangwa se mu mazi nk'ingona, nk'uko muzi bitayavamo ngo bijye ku butaka bibeho, n'umuntu buriya akwiriye gusenga, kuko iteka iyo wavuye mu masengesho nibwo Satani akurasa imyamba akaguhamya. Ariko igihe usenga uko bikwiriye, usengesha umwuka iteka, usenga ubudatuza, ubudasiba, wakira izindi mbaraga n'ubundi burinzi. Ubundi gusenga bikwiye kuba inzira yonyine iguha ubusabane n'Imana. Ibyo nababwiraga ngo ari inshuti z'Imana z'inkoramutima yayo. Ubundi Yesu yakurikiwe n'ibihumbi 20 by'abantu, harimo ababaga bishakira ibitangaza, bashaka amafi n'imigati n'ibindi bintu, nk'uko ab'iki gihe usanga bajya ku Mana bayishakaho amazu, amamodoka, bashaka urubyaro, atari ugushaka ubucuti nayo. Ariko mwabo bose bamukurikiye harimo 70 bemeye kumukurikira. Muri abo b'ibitangaza, mwabo 70 hakabamo 12 bemeye gusiga byose ku bwa Kristo. Muri abo 12 arizo ntumwa ze tuzi, habagamo 3 z'inshuti ze magara. Izo nshuti ze magara 3 nabwo hakabamo umwe wahoraga mu gituza cye. Zasoma ibyakozwe n'intumwa zabisangamo. Abantu bagiye bubaka ubucuti n'Imana, nka Henoke yubatse ubucuti n'Imana kugeza ubwo Imana yamujyanye mu ijuru adapfuye. Na Eliya, Henoke yagendanye n'Imana imyaka 300 irenga akiranuka. Aburahamu yari inshuti y'Imana kugeza ubwo Imana yamubajije iti ngiye kurimbura Sodomu. Aburahamu arabyanga, aribwira ati nimbona y'abantu 50 ntuharimbura. Arabashaka arababura, ese nimbona yo 5 ubwo ntuharimbura. Arabashaka arababura. Buriya niyo aza kubwira Imana iti nimbona y'umwe uhihorere, kubera ubushuti afitanye n'Imana yari kubyemera. Gusenga rero bikingura ijuru kandi bikatwegereza Imana kurutaho, bikaduha ubusabane n'Imana. Mose yari inshuti y'Imana cyane kugeza ubwo Imana yamubwiye iti ngiye kurimbura Abisirayeli. Mose arabyanga ati ubu ni ubwoko bwawe, nubica Abanyegiputa bazaguseka bavuge ko wabuze ibyo kubaha. Imana ko kireba isanga nibyo, irabareka kubera iki? Ubushuti yari afitanye n'Imana. Mwibuke umwami Hezekiya. Hezekiya yari umwami watumweho n'umuhanuzi amubwira ko agiye gupfa. Umuhanuzi aramubwira ati wiyeze kuko ugiye gupfa. Hezekiya aragenda nihira Imana, arasenga yibutsa imirimo. Nusenga Imana nawe ujye uyibutsa imirimo. Imana irareba ko kisanga yari umufatanyabikorwa mwiza. Igihe Imana iguha amafaranga igira ngo irebe uko uyitwaramo, ufasha abandi, usura abarwayi, ufasha abakene, wambika abambaye ubusa. Ariko hari abayakoresha nawe ko bidakwiriye. Hezekiya nihira Imana yibutsa imirimo. Imana irareba ko kisanga nibyo, imutuma ahita Hezekiya ntugipfuye, nibutsa imirimo yawe, wongera iminsi 15 ku buzima bwawe. Rero Imana ntabwo ijya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Izo ni inyungu zimwe ziva mu gusenga. Ubutaha nzababwira n'izindi.
mwakoze rero kubana nanjye, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubishimira. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe. Ni Eric Worship, umuhungu wanyu. Imana ibishimire. Utarakora subscribe ayikore kugira turushaho kugendana, kandi nawe wayikora